irapfa ikongera ikazuka, Kiyovu irapfa ikongera ikazuka, yari igiye no kumanuka, yari imanutse. Ubu na Rayon Sport wasanga ari ukunguko yerekeza none nibivuga ati ariko oya nk'ubu ni nko kuvuga ati papa runonzanira runo niyo muyobozi wa Rayon Sport, nubwo wenda nacyo ni ikindi tuza kugarukaho, abari bamushizeho bari kugenda bagaruka imigarukire nayo utamenye imigarukire uko yagenze, ariko ni Sadati nyiri gufata icyemezo cyo kuyobora Rayon Sport aho ashaka, reka mbyite gutyo. Ibintu biri muri Rayon Sport ngewe uko mbibona birimo inzira z'inzitane kuva mu kibuga kugera mu buyobozi. Nyuma yo gushwana nibwo Kelly yaje kwegura ku BSG, ariko iyi weekend nawe yaje kwandika avuga ko agarutse. Ubundi RGB yari yabwiye Sadati, ntabwo imyanzuro ya RGB yigeze ijya hanze yose, ariko muri bike batubwiye nuko mu minsi 30 agomba kuba yashyizeho inzego mu buryo bwemewe n'amategeko. Izo nzego rero zituzuye, yewe icyo natekereje, zituzuye hagombaga kubaho assemblée yo kuzuzuza, kuko komite ntabwo mu mategeko Rayon Sport igenderaho bavuga ngo SG areguye cyangwa vice president areguye ngo Sadate agiye gutanga inzego muri RGB ahise amusimbuza, aravuze ati Leonidas icara hariya ube SG amutange muri RGB. Ntabwo ibyo biba bikurikije amategeko, hagombaga kuba assemblée. Ariko iyi weekend noneho komite baraterana baravuga bati nabeguye twemeye kugaruka. Ibi ngibi byo bivuze iki? Nuko nabatekerezaga ko hashobora kubaho assemblée wenda yamweguza basubiza amerwe mwisaho, kuko inzego mwatoye nizo ziri buze gutangwa muri RGB. Ikintu basigayeho, ubwo ndavuga abavuga bati naveho dufata umurongo wacu, ikintu basigayeho ni ubujurire bwo muri Ferwafa imyanzuro. urebye nibyo nicyo gisa nkaho ari intwari isigaye, naho kuri abo ngabo batamwifuza. Kuri abo ngabo batamwifuza ni ubujurire basigayeho bwo kureba ko muri Ferwafa. Ariko nanone nacyo kikaba ikibazo fure, nacyo kikaba ikibazo abantu bajye babitekerezaho, abantu bakagombye kugira ijambo ku kintu cyabo. Aka ntaryo bafite. Ubwo ibyo ngibyo n'abareyo birirwaga bavuga nta jambo bijyana nene. Abantu bakagombye kugira ijambo ku kintu cyabo. Nongere mbisubiremo, ntabwo umuntu yakagombye kugoronzora ibintu uko abishaka, nkaho iyo reyo se wa mugani dore hari umuvandimwe bigeze kuvuga bati turakwirukana mu idini yinywera agacupa kandi ari umuyisilamu. Abayisilamu bagenzi baramubwira ati turakwirukana rwose, turakwirukana. Harabareba gatese muranyirukana idini ni iryaso. Ntago umuntu icyo nishatse kubivugira, ntago ikintu cyakagombye umuntu yakagombye kugitwara uko yishakiye nkaho ari iki. Ariko nanone rero ibi ni nabyo bishyira urujijo noneho bakinnyi n'abafana. Ibyo ngiye nari ngiye kukubwira uko byagenda uko ariko kose, nubwo tuvuga ngo izo nzego za RGB na za wenda zikagira ibyo byemeza, uko byagenda kose Rayon Sport ntabwo ari ya RGB, Rayon Sport ni y'abareyo nyine bayishyizeho, banifuza uko yakabaye iyoborwa. Icyo navugaga neraga kuvuga uwakemura ibyo yakemura ibyo ari byo byose yakagombye gushingira ku by'abanyamuryango bifuza. Ikibazo cya mbere kiriho, ibyo bibazo bikemukira he? Ni muri assemblée. Iyo assemblée ninde ufite uburenganzira bwo kwitumiza? Ni Sadati wenyine. Abona cyo aho ndacece. None se we arayitumiza? Yayitumiza tese. Yayitumiza, afite ubwo bushobozi arabufite. None se niba yayitumiza kandi ashaka kuguma ku buyobozi. Icyo rero ngaho ruzingi. Ahubwo nanone ngiye icyo ngiye kubonamo nuko rwose ntituzatindiganye no kubona n'ubujurire bumukuye, ubwo turabyita icyaha. Ni icyaha kuko cyari cyamuhamye ahanishwa amezi 6. Ngiye ibintu by'inzego bya siporo bya hano mu Rwanda biranyobera, ushobora kujya kubona ukabona rwose nazo ziravuze zite murabizi Sadati ahanaguye
ibyaha. ikindi umuntu aba yibaza ni impinduka ashaka kuzana ziri guteza polemike zigorana cyangwa se kuko uburyo nawe bikorwa. ntagaragaza Impinduka plan. z'iki? ariko impinduka izo z'abana izo zo ku zabarira muri transfer yarabivuze reka efure ko hari abantu batanze miliyoni zigeze muri 25. mu mupira esheke zibaho z'amakipe Rayon Sport rwose simvuze ko yahora ikomeye, nta kipe zihora zikomeye urugero muri izi za Tanzania zacu yewe reka mvuga izo hafi ahangaha Yanga irapfa ikongera ikazuka nushaka ko kuri Simba Kiyovu